Falcon 50, ubwoko bw'indege itwara abantu bakeya, jet privé, y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe. Byageze mu masaha y'isambiri n'igice z'umugoroba, abo mu muryango we bamutegereje. Jean-Luc Habyarimana yaravuye muri piscine y'iwabo mu rugo aho perezida yari atuye Kanombe. Yumvise ijwi ry'indege y'umukuru w'igihugu ararimenya. Nabwiye ababyarabanye ngo twihangane gato kuko indege yendaga guca hejuru yacu. Twari dutuye neza munsi yahabaga igice indege izagwiragamo. Si mu rugo iwe gusa bari bamutegereje. Abarinzi be nabo bari bamaze amasaha atari makeya ku kibuga cy'indege bategereje ko agaruka. Nous étions impatients. Nous avions hâte de rentrer chez nous. Quand on a entendu l'avion, on s'est levé. Quand il s'est approché, on a vu quelque chose de rougeâtre s'élever vers l'appareil. Yari misile ya mbere yarashwe indege nyamara irayihusha. Et c'est à ce moment-là que à travers les arbres nibwo rero twarebye mu biti tubona ibintu by'ibishashi bizamuka ari nabyo byarashe indege. Ibintu byose bizwi. Abo bayobozi babiri b'abaminisitiri nibo bari bakuru bari basigaye n'abandi bari babujije bagiye kwinjira mu ndege ya Air Rwanda ngo bajye i Rwanda. Nibwo sekirite ya Tanzania yababujije kujya muri iyo ndege, ibabwira ko badashaka kujya mu Rwanda kubera sekirite, umutekano. Serge urasobanukirwa noneho uko umugambi wari umeze. Bangiye Habyarimana ko arara muri Tanzania. Noneho abaminisitiri be bashatse kujya mu ndege yabo ngo bajye mu Rwanda, bababuza kujya mu ndege, bababwira ngo ni buza ni reasons za security. Urasobanukirwa neza nawe uko bimeze. Kubera iki? Bangaga ko indege, bangaga ko abagomba kurasa indege bashobora kuba confused, bashobora kujijwa. Igihe indege Habyarimana yabanza kujya i Burundi mbere yo kujya mu Rwanda, noneho iyo y'abaminisitiri akaba ariyo ya mbere ijya mu Rwanda, akaba ariyo iraswa. Kugira ngo aho ngaho urahahura. Indege rero ya Habyarimana iragenda igeze mu karere ka Masaka. Abashakashatsi b'Abanyarwanda, abantu babizi neza, basirikare ba FPR bahunze bari hanze, bamwe baravuze kandi banditse ko oda yo kurasa indege yaturutse muri high command kwa Kagame. Indege yaraswe ko hari sambiri z'ijoro n'iminota umunani gutyo nibwo indege yarashwe. Indege yarashwe kabiri. Uwarashe bwa mbere Kaporale Eric Hakizimana asa naho yahushije indege ayi igisasu gikubita ibaba. Igisasu cya kabiri cyarashwe na Frank Nziza, nicyo cyahise gishwanyaguza indege. Nuko byagenze. Ushaka kumva ati wowe wari hehe? Nari ku Murindi, nari kumwe aho ku Murindi muri sale twakoreragamo inama, twareberagamo televiziyo. Kagame yaricaye muri iyo sale arimo kureba umupira w'amaguru ngo yari Coupe d'Afrique. Abasirikare benshi bakuru bari bahari barimo kureba umupira w'amaguru. Indege ikimara kuraswa ndakubwira ibyo nabonye. Umuntu Kabarebe wari umusirikare mukuru mu barindaga Kagame, yarinjiye byongorera Kagame, barasohoka. Aragaruka abwira abasirikare bakuru gusohoka baba i Kigali kuri Sende, basubira ku Murindi mbere yuko bwira umujyi wa Kigali. Noneho ikindi nkigusobanura nuko iminsi 2-3 mbere yuko iriya ndege ihanuka, inite zimwe za gisirikare za Kagame zari zamaze kwa avansa
avansa imbere zari zavuye mu birindiro byazo zamaze kwavansa zitegereje ziri ku ziryamiye amajanja kugira ngo zijye zitera umujyi wa Kigali. Urundi rugero nguha nuko hari abaturage bashyigikiye FPR Inkotanyi bari muri CND kuko bajyaga gusura benshi rwose bajyaga gusura muri CND bakabona n'Inkotanyi bagasubira mu mazu yabo. Abo bari aho ngaho itariki ya 6 z'ukwa kane nimugoroba mbere y'isaha indege yarasiweho babategetse gusohoka muri CND bakajya iwabo. Nuko byagenze ndabikubwira kuko umwe muri bakuru wanjye yari muri CND icyo gihe yarasohowe bose barasohowe. Ikindi nkikubwira ntibazigere babeshya abacitse ku icumu nuko abantu abamambure ba FPR batangaga amafaranga menshi muri FPR bari umujyi wa Kigali n'indi mijyi y'u Rwanda. FPR yaramaze kohereza abasirikare babarinda, bamwe muri abo nibo bagiye bahungishwa bigikubita bahise bahungishirizwa muri CND. Noneho rero abanyapolitiki bamaze kujya gusubira ku murindi, abagomba kurasa indege bamaze kugera mu birindiro byabo. Uko byagenze warabyumvise, ariko hari icyo nshaka kugira ngo nsobanure. Bamwe batabizi bakeka ko warata indege wishe Habyarimana ari Kagame gusa. Oya, ntabwo ariko bimeze. Perezida Museveni yagize uruhare mu gutura umugambi wo kwica Habyarimana. Ikindi, Perezida Ali Hassan Mwinyi yari muri uwo mugambi wo kwica Habyarimana. Ikindi nuko Perezida wa Amerika wariho Bill Clinton yabahaye umugisha kandi yarashyigikiye ko Habyarimana yitwa kugira ngo Kagame yashaka ko ageze ku Rwanda afata ubutegetsi. Ikindi nkubwire nuko genocide n'amakuba yabaye mu Rwanda ku butegetsi bwa Clinton ntacyo byari bibashishikajeho. Did not feel so about that. Ntabwo bigeze babona ko ari ikibazo kuko umugambi wari gushyira Kagame ku butegetsi. Noneho Kagame na Museveni bakazafasha Amerika gutera Kongo bagakuraho Mobutu Sese Seko wari umudiktateri muri Kongo. Nicyo mvugira ko u Rwanda na genocide yahabaye byari icyambu cyo kugira ngo ingabo za Kagame n'iza Museveni zitere Kongo zikureho ubutegetsi bwa Mobutu Amerika itari gishoboye gukuraho. Noneho rero umugambi wacuzwe nawe wa perezida batatu n'uwo bahaye umugisha wacuzwe gute, wamenyekanye gute? Icyo abanyarwanda bagomba kumenya nuko iriya nama yabaye muri Tanzania, abo bayobozi bagombaga guhuriramo, bamwe bakazana n'abayoboye ingabo mu bihugu bayobora. Iriya nama nta yindi mpamvu yari bayise ko yagombaga kureba uburyo amasezerano y'Arusha yashyirwa mu bikorwa, bakareba nuko mu Burundi haba umutekano yabe amahane nk'uko mu Rwanda byari bimeze. Iyo nama yashatswe na FPR Inkotanyi Kagame n'abandi bayobozi, ishakwa na Uganda, ishakwa na Tanzania, ishakwa na Amerika. Habyarimana ntabwo yashakaga iyo nama. Noneho abanyamerika, leta ya Bill Clinton ishyira igitutu ku Bafaransa. Abafaransa bari bashyigikiye Habyarimana kugira ngo bategeke Habyarimana kugira ngo ajye muri iyo nama. Abayobozi b'ingabo ntabwo bari kuri gahunda, ko nta nicyo bagomba kuhakora, ntabwo bari kuri gahunda y'iyo nama. Nyuma hasigaye iminsi mikeya ngo inama ibe, nibwo FPR Inkotanyi yasabye ko abayobozi bakuru b'ingabo baza muri iyo nama. Ariko umugambi wa FPR, umugambi wa Kagame yari ukugira ngo ace umutwe igihugu, ace umutwe ingabo, ku buryo natera
ingabo z'u Rwanda na guverinoma bitaba organized, kuko niba baciye umutwe nta kuntu ingabo zashoboraga kurwana nk'uko byari bimeze zifite umukuru w'igihugu, zifite umukuru w'ingabo. Nibwo rero Deogratias Nsabimana nibwo General Bikomagu Jean bashyize kuri liste bagomba kujya mu nama. Presiyo yari iriho kuri Habyarimana ngo ajye mu nama. Ikindi nkumenyesha nuko hari abandi perezida babiri ari batumye muri iyo nama. Habyarimana ashaka mu butu bari inshuti ye aza mu nama akamushyigikira. Ikindi nuko Arafungoyi nawe bashaka ko aza muri iyo nama, kuko Arafungoyi ntabwo yarafitanye umubano mwiza na Museveni, yarafitanye umubano mwiza na FPR. Abo baperezida bombi ntabwo bagiye muri iyo nama, kuko iperereza ryari ryabamenyesheje ko Amerika yashaka kubica, yafite umugambi wo kubica. Babimenye hakiri kare. Ushobora kwibaza uti ariko se bamenye gute ko hari umugambi wo kwica? Hari umusirikare mukuru General Imran Kombo wayoboraga iperereza ryose rya Tanzania, niwe wamenyesheje Moi amubwira mwihanangiza ko atagomba kuza. Moi niwe waburiye mu buto kugira ngo atajya mu nama. Abaperezida bo ntabwo bigeze badufasha mu nama. Noneho rero inama Habyarimana yari afite intelligence, yari afite information ituruka mu iperereza bivuga ko Kagame ashaka kumwica. Ikindi nuko information zimwe zatanzwe na ambasaderi Kanyarushoki ari hariya mu Burayi, ushobora kuzamubaza ibyo ndimo kuvuga ubu ngubu, kuko ni ukuri nyakuri, ni iperereza nakuri. Izi information zavugaga ko FPR ishaka kwica Habyarimana. Noneho Habyarimana asaba ko inama iba kare kugira ngo ashobore gutahuka hakiri kare utari. Ariko Museveni wari icyitso mwishwa rya Habyarimana yatinze kujya mu nama. Nahagereye aho inama yagombaga kubera, atangira gutesha igihe abantu avugana na perezida w'u Burundi, ku buryo inama yatangiye ikesheje irangira ikesheje. Noneho Habyarimana afite ubwoba ko amashaka kumwica, asaba protokole ya presidansi ya Tanzania, presidansi yari Hassan Mwinyi, asaba ko bamwemerera akarara muri Tanzania, ko adashobora gusubira mu Rwanda nijoro. Nibwo protokole ya Tanzania yamubwiye ngo ntabwo bari biteguye ko arara muri Tanzania, ntashobora kuharara, baramwangiye. Iyo mpamvu yatumye Habyarimana asaba Ntaryamira wari perezida w'u Burundi kujyana nawe mu ndege. Habyarimana akeka ati nitura perezida babiri mu ndege, nta muntu utekereza ushobora kurasa indege irimo abaperezida babiri. Nenga nkubwira ikindi kintu abantu batigeze bamenya. Bikomagu, General Bikomagu yari inyuma kumwe na perezida w'u Burundi ashaka kwinjira mu ndege ya Habyarimana. Umwe mu bantu b'inkotanyi bo mu iperereza niwe wamuburiye ati niwinjire ntugende muri ya ndege. Bikomagu yahise areka kujya muri iyo ndege. Uko byagenze, noneho indege ya perezida Habyarimana yarimo na Ntaryamira na bamwe mu bayobozi bari muri guverinoma ya Habyarimana. Nibwo buri iyo ndege bagana mu Rwanda. Indege ikimara guhaguruka, indi ndege ya Air Rwanda yari iri aho ngaho yazanye abandi bayobozi bo muri leta ya Habyarimana. Bagiye kurira iyo ndege, akubwira bamwe muri abo kwisonga yari interior minister Munyazezi, undi yari foreign minister w'ububanyi n'amahanga Anastase Gasana. Abo babiri baracyariho. Munyazezi aherereye
probably mu karere ko muri West Africa. Ikindi Gasana aba muri Amerika, ushobora kubashaka ukababaza kuko ibyo nkubwira ni ukuri nyakuri. Abantu bajya kuvuga amazimwe n'ibindi bintu byo kuyobya abanyarwanda batazi basobanukirwa bamenye iperereza, bamenye nibwo oda yo gutera yahise iba, nibwo Kagame n'abasirikare be bahaye kamana bahise babanza batera imbere mu gihugu. Inite zose zari ziri mu birindiro bya FPR, izitari zamaze gutera wowe gira 2 days, iminsi ibiri mbere y'uko indege iraswa, zose zahise zabanza zahise zitera akarere kari gafitwe n'abasirikare ba Habyarimana. Intambara yabaye indege ikimara kuraswa nibwo abasirikare bahise ba FPR bahise uburyo. Icyo gihe nibwo interahamwe zahise zambara zifata intwaro zabo, zihita zishinga bariyeri, zihita zigota ahantu hose. Zakekaga ko abantu imihanda yose, inzira zose, zakekaga ko abatutsi bo mu gihugu bari mu mujyi wa Kigali n'abahutu bari muri opposition aho bashobora guca bahunga. Urabizi rero ko mu Rwanda ni rutoya, guhunga Kigali aho wari ni hakeya. Iyo mihanda rero bahise bayifunga, nibwo ubwicanyi bwatangiye. Mu gitondo cya kare interahamwe zari zamaye gukwirakwira hose, abatutsi zitangira kwica abatutsi, zihamagara kuri lisiti abo babonye mu nzira babaka ibyangombwa, uwo babonye ari umututsi bakamwica. Niko icyo gihe interahamwe zica abatutsi n'abagaride presidentiel ba Habyarimana baricaga, n'abasirikare bamwe b'intagondwa baricaga, ku buryo nta mutegetsi wari uhari washoboraga kubwira gutanga ubwicanyi buriho gukorwa nibuhagarare. Kuko urabyibuka ko ari radiyo y'u Rwanda, ari radiyo y'interahamwe ya Imenge, zose zabwiraga, zahamagariraga abo bahutu b'intagondwa kwirinda kurwana n'umwanzi, guhashya umwanzi. Bari mu Rwanda rero interahamwe n'abahutu b'intagondwa, umwanzi yari umutu. Kuko itsembabwoko ryatangiye mu Rwanda, nuko itsembatemba ry'abahutu abo twita modere batangiye kwicwa n'interahamwe n'abasirikare bamwe ba Habyarimana.